tuganire kuri Reyo, tuganire kuri APR, na amakipe mukunda, na amakipe mutegereje ko tuza kuyaganiraho muri rusange, update zihari. Ariko mbere yuko tuza kwinjiramo neza cyane, Axel nabanze atubwire ibigendanye n'uburyo abantu barimo kugura amatike ya derby, atubwire n'ibigendanye n'imisifurire, niba hari abamaze gutangazwa, niba hari amakuru afite akura muri Ferwafa, ni bande bazasifura uyu mukino. Izo itereke muhungu wanjye ubundi abantu babyumve. Reka mpere ku kijyanye n'imibare y'amatike, ko gahunda zimeze, uburyo amatike ari kugurwa, aho imibare igeze, ese abamaze kugura ni bangahe. Ibyo ngibyo mba mbifite cyane nifashishije icyo bita event tickets per price segment, ETPPS. iyi system niko tuyita. Angelo subiremo. ETPPS, event tickets per price segment. Ngo ngene igende duha utuntu twose. Bere wabyumvishe? Twose. Bere ko mbonera. Yemera temerara. Nabyumvise. Ubu rero gahunda zimeze gute? Mugaragu ibi bintu yigeze kujya bisobanura nubwo numvisha ahantu babikemaza, ariko yongera dufashe. Skybox ni he Mugaragu? Stade Amahoro wari banyishe. Umunara mbwa cyo Mugaragu dukoze. Skybox ni mu birahure. Muri birahure. Itike ni sold out. Zo zarashize no ruca za miliyoni. Hanyuma muri executive seats nuvuga ngo niho byagoraniye ibirahure. Nuvuga ngo munsi y'ibirahure, nuvuga ngo munsi y'ibirahure hari akandi gace navuga ko gasa naho nako kihari gatoya, kajyamo karimo izo ntebe. Nuvuga ngo ni imyanya imeze nk'iyo muri Skybox, ariko zo ntabwo ari box ziri ahantu hamwe. Nuvuga ngo muhicara mwe muri rusange nyine muri abantu benshi. Nuvuga ngo Skybox ukuntu imeze, ubwo ni kugira ngo nkoreshe ishusho, uwageze muri ugenda undebera iyi myanya ngo amatike yaho yarangahe, ugenda undebera kugira ngo Skybox yari miliyoni. Ubwo izo ni za miliyoni. Nuvuga ngo Skybox ukuntu imeze, ubwo mbaye ishusho nk'abageze muri BK Arena, ubona ko ari ukuntu Skybox nuvuga ngo haba hari akantu karimo udutebe nka dutandatu, akarahure gafunze kameze nka kumba, ubwo nyemo kameze nk'abihari, iruhande rwanyu hari akandi. Iyo niyo bita Sky. Noneho hanyuma munsi yabo hano bakaba izo ntebe executive seats. Yari yo tugeze. Noneho executive seats ngo ni muri box, ariko ugura umwanya umwe. Urumva uri kumva kintu cyane bitandukaniye. Ni muri box munsi y'ibyo birahure, ariko nkuko barimo bavuga Skybox ugura ako kantu kameze nka kumba. Mu gihe utabashije kugura Skybox yose, ushobora kujya muri executive seats ukagura umwanya umwe. Muri executive seats byari 100. Yego, nazo zabaye sold out, zashize ntazihari. Ubwo tugeze muri VVIP yarangaye. VVIP yari 50, nazo zashize sold out. Vuze sold out eshatu. Skybox, executive seats na VVIP, izo zose zarangiye. Ubwo hatagira umuntu wongera guteza yegere avuga ngo itike ashaka itike zahariya muri miliyoni, izo mu 100,000 nizo muri senkane muri VVIP, sibyo? Nibyo. Noneho VIP rero Ruvuyanga imaze kugurwa ku kigero cya 50%. VIP ubwo turi ko abantu turi kuwa kabiri. Urumva? Ejo abagenzi bacu numvise basesengura batinyamara abantu bategura amatike yakiri kare. Iyi Stade Amahoro ishobora kuzaba sold out kuwa 4. Iki uravuga? Urumva? Uvuga ngo VIP igeze kuri 50%. Izimwe z'ibihumbi 30. VIP zari 30. Urumva? Hanyuma ahasigaye hose ibintu birakomera, uvanga ibintu navuze birashoboka cyane. Ahasigaye hose hamaze kugurwa 30% kwa kabiri. Hamwe ha bitatu mbere y'umukino na 5 ku munsi w'umukino. Yego, hamaze kugurwa 30%. Lower and upper bowl. Yego, hamaze kugurwa 30%. Hanyuma rero iyo mibare yose ugiye kuyiteranya, urumva? Ni imyanya 10,000 n'abantu bake barengaho imaze kugura amatike yo kwinjira mu Mahoro. 10,000 n'abantu bake barengaho. Kandi ubwo izo ni update mperuka kuraba muri systeme 2016. Ubu hari abandi biyongereyeho.
abantu nibagire gute abantu nimugura itike noneho rero sinzi ikintu cyateye uzi ko umuntu ujya kubona buri gihe akakubwira ngo nta muntu wambwira kandi uvuga ese man ko bashyize hanze amatike kare bobo kugira ngo nabyumve biragorana ejo natashye mvuye kuri marche ngeze mu rugo nsanga abantu nka 20 banteye barangwa bati dufite amafaranga tugurira amatike ibindi ntabwo twe tuzi ukuntu bagura itike tugurira amatike uriya muco uzaba nababwira nti mukandakanye 939 urwego ukurikiza amabwiriza baba bategereje nabonye abanyarwanda hafi ya bose bakunda gukora ibintu ku munsi wanjye itike ntabwo ari inyanya cyangwa se intoryi ngo zirabora inyanya ngo zirabora cyangwa intoryi ngo zirahishira ngo zibe umuhondo ike ntibora ntibora wakaguze ukakabika niba ari na message uvuga ngo phone ngewe kuri email ngewe mbe mburiye abantu ntihazagire umuntu umpamagara ari kuwa gatanu bazira stress ntazo nkeneye nanjye numpamagara umbwira igitike nzagita nk'uko telefone yanjye niguriye binduhije iby'amatike bitari ubu numpamagara kuwa gatanu umuntu ageze kubaha imibare ageze kwakangura kugura amatike ageze kubabwira ko umukino ukomeye n'ibiki cyumweru cyose yivovota none ku munota wa nyuma uti kuwa gatanu mpamagara bansakiye tike ikindi hariho abantu bayagura bakayabika ari menshi bavuga bati hariho abantu bazagera kwa gatanu batarayagura zayagurisha amafaranga menshi afata itike ya 5 yiguriye kubera ko hari abantu bacikanywe no kuyagura ayigurisha ibihumbi 10 sinzi niba byemewe cyangwa bitemewe ariko rwose ibyo bintu birakorwa cyane hanyuma rero ngo erega urabizi ko nko ku mugabane w'Uburayi iyo uguze itike wigura ku mazina yawe ndetse yewe niyo nimero uzicaraho ibizwi aho ngaho ntabwo wavuga ngo uragura menshi ngo amazina ngo iyo myanya uvuge ati Kigali barayagura ari menshi ariko hano kubera ko ikiba gihari intebe zirahari ariko navuga ngo nguze itike umwanya wanjye ni muri upper ball muri 201 ku ntebe iyi ngiyi wapi nuvuga ngo gusa uguramo ukajyamo igihe ari cyo rero abantu mugura amatike akanyenyeri 939 urwego ugura itike yawe ijyanye cyane cyane kuri iyo myanya tubabwiye ubwo abantu basigaye kugura he muri VIP ubwo ntabwo zirazi VIP 30% na bindi oya VIP 30% muri namenye ngo Rayon Sport buryo iri kugurisha amatike ntabwo iri kuyagurisha mu gihiriri iri gufata igice kimwe ikavuga ngo tuyagurishamo imyanya wenda 4,000 kikabanza kikuzura ikabona kwimuka igatanga ikindi ikiri kwirinda ni kimwe rero nuvuga ngo iri kugura itike ubona aho bakubwira ngo Rayon Sport fan ubwo aho ngaho irashaka ko azaba yicayemo abareyo kugira ngo bambaye imyambaro n'ibirango bya Rayon ubu nibyo rero nabyo byiza niko bigenda aho kugira ngo ugure itike bivange uzajya wambaye umwambaro wa APR wisange mu gikundi cyaro ubwo hari abafana bare bazaba bicaye ubwo wenda n'aba APR bashatse babashyira ahandi aho zitwa mu 10 ukura hareba ukahabona muri aya mahoro akaba ariho bicaye ku buryo nyine biba bitandukanye niko bari kuyagurisha systeme abantu batubwira ngo ntago biri kwemera bakomeza bagerageza ubwo abantu benshi ubwo iyo abantu ari benshi systeme iba contested yes mukomeze mugerageze systeme biraza gukunda ubwo rero nuko bimeze tujye kubasifuzi kihuta hari ibintu by'abasifuzi bimaze iminsi bivugwa ariko bikavugwa nta bimenyetso nta makuru yizewe ari kuvuga za nkuruza bamuganiza abamotari tunabasuhuza n'abantu bacu cyane abantu bafite udutelefone mu makaske n'amayekuteri abamotari tubasuhuza ni ukuvuga ngo twebwe tugiye kubabwira ibintu bifite ibintu bifatika cyo bita facts na evidence abasifuzi mpuzamahanga dufite hano mu Rwanda kugeza ubu ngubu ni abahe reka mpere ku basifura hagati mu kibuga abasifuzi mpuzamahanga basifura hagati mu kibuga dukuyemo Salma wasezeye dusigaranye 1 2 3 4 5 dusigaranye abasifuzi 5 mpuzamahanga ari bo bandi dufite Ishimwe Jean Claude Cyucyuri yabonye badge imwemera gusifura imikino mpuzamahanga ya FIFA muri 2015 urumva shize imyaka 9 ari umusifuzi mpuzamahanga dufite Rulisa Patience Fidèle no wa kabiri yabonye badge ya FIFA muri 2023 dufite Mzee Mwenyewe Ruzindana Nsoro yabonye badge ya FIFA muri 2016 dufite international Twagira Umukiza Abdul Harim yabonye 2013 niyo yibonye kera warabonye mbere y'abandi bose ni Salma muri 2012 ariko Salma hasezereye ubu musiniya w'umusaza umaranye badge igihe kirekire cyane imyaka 11 ni Twagira Umukiza Abdul Karim yabonye 2013 tukagira undi mukobwa witwa Umutoni Aline yabonye badge ya FIFA muri 2017
yego ejo bundi rwose rero sifura imikino yego ya CAF Women Champions League yayiboneye rimwe nawe Kunda Samuel bose bayiboneye rimwe muri 2017. Tugiye kugenda dusesengura umwe kuri umwe. Reka mpera ku muntu witwa Ishimwe Jean Claude Cyucyuri kuko match nk'iya derby byanze bikunze abasifuzi bose bahari bayiha abasifuzi mpuzamahanga. Sasa si ibintu byoroshye. Umuntu rero witwa Ishimwe Jean Claude Cyucyuri ntawe uhari utari hehe rero. Ibintu ni byiza cyane igihe ufite amakuru kumvisha. Urumva uyitereka niwe wenyine urumva ari hehe rero uwo bita Cyucyuri urumva afite baji ari Cyucyuri wanahabwaga amahirwe menshi cyane we na Sam turagenda tubiganiraho. Cyucyuri afite match ya Enyimba na Zamalek ku itariki 8 ubwo bizaba ari ku cyumweru. Ibutsa abantu ya stade twakino na Nigeria twabatsindiyeho ubibutse na leta irimo bazaba ari iri muri leta niba hari ibintu bibagire muri hotel mutuma zabikuzanira iri muri leta ya IBOM mu mujyi bita Uyo naho ni stade yitwa Godswill Akpabio International Stadium naho Enyimba muri Nigeria zabakira Zamalek muri CAF Confederation Cup. Iyi match ni umuvandimwe Cyucyuri uzayisifura izaba ku cyumweru wa tariki 8 saa 12 za nimugoroba derby yaraye ibaye. Uti rero Cyucyuri azasifurana nande ubwo nabo ku ruhande mbagiyemo kuko bari amatimu kuko ni team. Umusifuzi wa mbere y'igitambaro yitwa Ndayisaba Saidi. Uramana Saidi mugufi undi mwaterete namubona rwose. Saidi ubwo nawe amaze imyaka 2 yabonye badge ndaje ndabo ndabajyaho ku mutego wo rwose. Saidi azari umusifuzi wa mbere y'igitambaro. Eric Mugabo azari umusifuzi wa kabiri y'igitambaro. Rurisa Patience ari umusifuzi wa kane. Kano karumvikanye cyangwa karumvenge nakumvisha ya match ijyanye abasifuzi babiri bo mu kibuga hagati. Yego Rurisa Patience kandi mpuzamahanga na nabo. Cyucyuri. Yego Ishimwe Jean Claude bagiye babiri bagiye abo ntabahari. Match za ku itariki 8. Ambo twagiye kuri match ya kabiri urumva izahuza ekipe yitwa Jaraf arahavuye mugaragara yizi ni ikipe ikomeye cyane. Ni ikipe yitwa ASC Jaraf yavuyemo bari no niyo muri Senegal. Yego Jaraf kuri stade bitiriye Perezida Abdoulaye Wade bayita Jamunagio Stadium. Jaraf izaba yakiriye USM Alger muri CAF Confederation Cup ku cyumweru nabo tariki 8 saa 12 derby yarayibaye. Iyi match Uwikunda Samuel ni uzayisifura avuye mu mahugurwa mu Misiri azaba ari saa 9 hano ndabona bambwira saa 12 za hano kureba kuri ntoza kuri designation ikirundo kizaba ku cyumweru kandi derby match yarayibaye. Samuel rero Uwikunda mwabonye ko yarangije n'amahugurwa mu Misiri y'aba elite yarimo yarangije yasoje yagombaga no kuzava hariya ahita ajya muri Senegal direct ariko hari utwazo twabayemo agaruka i Kigali azagenda ejo bundi ku itariki 5. Uwikunda Samuel azari kumwe n'umusifuzi wa mbere w'igitambaro witwa Karangwa Justin. Urumva Didier Ishimwe azaba ari umusifuzi wa kabiri w'igitambaro. Ruzina Rasoro ni uzaba ari umusifuzi wa 4. abandi basifuzi babiri bo mu kibuga hagati baragiye. Nuvuga ngo abasifuzi 4 bo mu kibuga hagati bafite badge bagiye. Yego. Nanone sigaje abandi basifuzi babiri. Twagira umukiza abantu ntago wamwumvisha. Muri iri joro ryakeye twagira umukiza Abdul Karim na Mutuyimana Diodone bakunze kwita Dodose nk'umusifuzi w'umusiniya w'igitambaro nawe n'umuzamahanga. Baraye bafasha rutema ikirere berekeje mu Misiri mu mahugurwa y'abasifuzi bazasifura cyane. Dodosi yagiye nk'umwasista hanyuma twagira umukiza agenda nk'uzaba ari kuri VAR. Abahugurwa bazarangiza kuwa kabiri derby yarabaye kuwa 6. Urumva ukuntu bimeze ni ukuvuga ngo abasifuzi dusigaranye umusifuzi witwa Umutoni Aline mpuzamahanga n'impanga yitwa Umutesi Alice nk'umusifuzi w'igitambaro. Abandi bose ntago ari mpuzamahanga. Abandi bose basigaye agari mpuzamahanga. Ubwo navuga ngo match Ferwafa na Premier League sinzi ko bizagenda
nibareba mu basifuzi mpuzamahanga bazaba basigaye mu gihugu hasigaye 2. Umutoni Aline hagati mu kibuga na mwene nyina impanga ye uvuga ngo umusifuzi Alice wo mu kibuga hagati mpuzamahanga usigaye n'umwe Mutoni Aline niwe wenyine. Ubwo rero abandi bantu bari kuvugwa havuzwe witwa Nsayimana Celestin ari kuvugwa ko biranavuga ko Celestin mu kwa mbere ashobora guhabwa badge agasimbura Nsoro mwarabyumvishe. Hari kuvugwa umuvandimwe witwa Ngabonziza Jean Paul Murindangabo Moise. Jean Paul akavugwa na Murindangabo Moise, nubwo numvishe abantu bamuganira abantu benda kurwana ariko nawe arahari. Moise Sinzi icyo bapfa amaboko simbizi. ani ereje ajya gutsinda igitego nawe ntabwo yakaragaye neza. Sinari mbari ari ahantu hatakaje amanota rwose. Aherutse kumera nk'uri gufana ani ereje yigeze mbere zamujya gutsinda igitego ku magaju. David yarasirike ariko baravuga ngo yatangaga avantage. Avantage nako ryabaye. Mbese umusifuzi yatanga avantage nako cyizere. Barahererekanye muri build up bageze muri zamu. Utanze avantage bari kwerekana. Agomba gari kunera ameze gutanga avantage avuga ati ukomeze. Avantage kunitanga amaboko yawe asa n'atabi. Oya umva ibe. Yageze yarazamura. Ibe bisobanura ibintu neza. Oya muri Iberi woya ukayobya abantu. Ibyanjye nyirangirangije. Bitaga Brevor we bisobanura neza. Bitaga Brevor yakoze control. Kwa kuntu ukora control ugahereza umuntu ikibuno kugira ngo umuprotege. Umukinnyi asa n'uwari umukuriyeho gatoya. Hanyuma guhera aho ngaho we niho yahereye amaboko uvuga ngo avantage tangwa ite nyine nuvuga ngo sinye yayo nyine nuvuga ngo avantage werekana nyine ibiganza werekana direction yaho umupira wajyaga ukomeza none uvuga ikibazo igijyanye we aho byabereye kuri Peter amaboko nyine weratinze nyine pakari ndagera agisiri ndigera naho babashota amaboko agera no mu kirere yatangiye gutanga avantage Peter yakoze protection basa no bamukuruye atanze ikibuno atanga avantage ariko wowe niba byaramugumyemo paka agisiri akomeza iragenda arabigoronzo ariko nta kibazo icyabaye cyo avantage hereye kuri Peter wowe nuko icyo neshaze gukuraho nuko bavuze ko nta runtu hamwe higeze haba byari kosa zikoko ariko Moise nawe no musifuzi wo musiniya umaze igihe asinya protection basa n'abamukuruye atanga avantage ariko we amaboko ye yigumira mu kirere ako kantu rero abantu niko bari gutindaho ariko bakibagirwa ko uwitwa Murindangabo Moise nawe ni umusifuzi umaze igihe kinini ariko iyi match reka nkwereke iyi match abo basifuzi basigaye mwebwe nk'abasesenguzi ninde muha amahirwe ngereka nkubwira uwo amahirwe ubundi yakabaye ari Umutoni Aline ko niwe musifuzi mpuzamahanga usigaye mu kibuga hagati kuri la Claude mu 45 ariko impamvu uvuze ngo irumvikana uyobona speculation cyangwa se ibindi bavuga bati yakiniye APR y'abagore ibintu nk'ibyo bibikaza abareyo ntabwo babibona neza uwo kuyimuha waba umukiniye APR ariko yuko rugangura ubwo nofango umuntu wagiye ku ruhande umuntu bita Celestin nanjye Celestin muri bayi iyi match rwose kuri imeze n'abahari bashaka kumuha badge yego test nziza ya Celestin guhita bakonfirma bagateraho kashe nahanga kwa gatanu benshi niba bari guhurira niwe rwose navuga ugatayihawe wayiha Jean Paul byibura nose niba umuntu uteganya kumuha badge n'umuntu uzamuha badge situation yakoramo ni nk'iyi ngiyi uko urabizi ko kubona badge kwa Rurisa Fidel urabizi ko nuze Celestin niwe wari urimo aho ngaho harimo aravugwa urabizi ko kugenda kwa Rurisa Fidel Celestin yaravugwagamo bakagenda bavuga ko hari ibindi bintu byaje kuzamo aho ngaho byatumaga yewe na Fidel ashobora kutayibona urumva ko uwitwa rero Celestin niwe mukandida mu bandi bahari kugeza umwe masifuzi basifura hagati bategurwa kuba bahabwa iyo badge iyo rero nka federation mutanye gutegura umuntu ushobora kuba umukandida wabona iyo badge ni ukuvuga ngo match nk'izi ngizi abagomba kuza kuzihabwa kugira ngo noneho munarebe ese koko ni umuntu dutanga nk'umukandida niba abasha kugera muri Stade Amahoro yakubise yuzuye imbere y'u 45 bisaga ashobora kuba yaca impaka imbere y'abafana ku buryo azajya muri match nk'izi ngizi zihuza amakipe mu Barabu nawe akaba yajya hagati no atari no mu Rwanda akaba yaca izo mpaka urumva ko rero kuri balance urebye kuri Murindangabo Moise kuri Celestin ndetse wanareba Jean Paul ubona ko kuri Celestin ni umusifuzi ushobora kuba waha ino match kugira ngo tunarebe koko niyo level y'abasifuzi barimo baravugwa cyane cyane mu bitegura ko bahabwa badge kuba yazaca impaka ubwo rero abareyo mbona ndetse na APR kuri YouTube batangiye kugenda bamanura imiriro bamaze kubyumva urabona batangiye kugenda bamanura arakoze cyane turacyari muri Murera turaza gusoza kuri APR ko turacyari muri Murera gusa gukoresha barayo bategereje kumva ibijyanye n'imishahara n'ibirarane byavuye mu nzira uwo niyo nkuru iri Nyarugenge n'abakinnyi bahari reka twumve abakinnyi babo kwanza abanyamahanga barimo Forunganya rutayizamu rwose usigaye bashimisha maze gutsinda ibitego 6 harimo Adama Bagayogo uyu nawe nakasamutwe
yasimbuye harimo ndetse na Kadimu Ndiaye ni Mr Clean Sheet garuke mu kanya. babiri muri bo bari muri FBI muri za nyuguti zabo hatangiye kuzana ngo FBI Fare Basani na Iraguha Haji FBI ubusatirizi bwa Rayon Sport iswe FBI. Reka tubumve. Oui, je vais bien. Et vous, je pense que ça va bien aussi. Moi, je me sens bien après avoir votre vidéo. meze neza kandi ndatekereza ko byose bimeze neza, ngewe ndiyumva neza nyuma y'uko muje kunsura kandi ni iby'agaciro. Ndishimye rwose kandi murakoze. Donc on se prépare petit à petit pour umukino wa derby ni umukino w'ikirenga kandi ukaba n'ingenzi, urakomeye. ni derby turimo kuwitegura gake gake dukurikije n'indi mikino dufite. nizeye ko tuzatsinda umukino dufite kugira ngo dutegure kuzatsinda uriya mukino, kubera Imana tuzabikora. après mon papy grand-père Robertino. yego nk'uko ubivuze tumaze imikino 8 dutsinda tubifashijwemo na papa mukuru Robertinho. ndabivuga ko ari papa mukuru kuko niwe wabinyeretse, yanyeretse urukundo, niyo mpamvu mvuze ngo ni sogokuru wanjye. Reka tugaruke ku byacu nk'uko yabivuze neza, nuko iyi mikino tugomba kugerageza kuyitsinda kuko turimo gukora cyane, ndetse nawe arimo gukora cyane mu kibuga agakora byinshi mu myitozo, twe dukora umukino ku mukino. Ku mukino wa Vision ndatekereza ko ari mwiza, ibyo ni ukuri. natanze umupira wavuyemo igitego, ariko mu rusange ni ibyacu twese twari twakinnye. Forunganye nawe yakoze neza, niwe watsinze igitego gifungura, nanjye ntanga uriya mupira. mu by'ukuri ndashimira bagenzi banjye bose, ntabwo ari njyewe njyenyine, ni bagenzi banjye bose dukinana muri Rayon Sport bakoze biriya bintu. njye ibiryo byo mu Rwanda nkunda igitoki n'amata. mu gihe cyo kuruka nkunda kuryama cyane, ngasinzira cyane, nkanatemberana n'umuryango wanjye. ntabwo nkunda gusohoka, niyo mpamvu ntaza ahantu henshi hano. gusa nitujya mu kiruhuko nzasohoka mbashe kumenya ahantu henshi mu Rwanda. muri uyu mwaka w'imikino intego zanjye ndatekereza ko bizagenda neza kuko twatangiriye mu mujyo mwiza, by'umwihariko mu gihe cya nyacyo tuzagenda dutsinda ntanga n'imipira ivamo ibitego, mfasha n'ikipe ya Rayon Sport, kubera Imana twatwara ibikombe. iyo rero niyo ntego yacu. Adam akunda gutsinda ibitego, Adam akaba akunda na Lionel Messi. On va marquer encore et encore et faire des belles assists pour aider l'équipe à Rayon Sport, Inch'Allah, pour devenir champion. Voilà, c'est ça notre objectif. Bon jardin de vie. Merci. Oui, je vais bien. Je vais très bien. Salut d'abord. Je me sens... yego meze neza. mbere na mbere reka mbanze mbasuze. ikindi nuko niyumva neza. ku bwanjye rero nuko ntacyo nari nakora hano. ku byo maze gukora haracyari byinshi byo gukora. muri rusange ibyo nifuza gukora, ngiye gukuba ingufu zanjye inshuro 2 kugira ngo nzamure urwego rwanjye. yego nibyo ndimo kwiyumva neza. namaze kumenya ko abariyo bankunda cyane, niyo mpamvu nanjye meze neza. Je préparé comme les autres matchs. On a fait tout. yego ku mukino wa derby tuwiteguye nk'indi yose. tuzakora ibishoboka byose ngo dutsinde uriya mukino kuko turiteguye neza, kuko ikipe iri mu murongo mwiza. turashaka gukomeza gukora ibyo tumaze iminsi dukora. Donc on continue comme ça. Mon objectif. intego yanjye ya mbere nuko ikipe yatwara ibikombe, yaba ari igikombe cya shampiyona ndetse n'icy'amahoro. naho intego yanjye ku giti cyanjye nuko mba uwatsinze ibitego byinshi wa mbere. Et mon objectif individuel, c'est pour le meilleur buteur. I'm good. I'm very happy for my team. meze neza, ndishimye cyane kubera ikipe yanjye, abakinnyi bagenzi banjye, niyo mpamvu nishimye. C'est le travail de kuba ntarinjijwe ibitego mu mikino 8 ishize, ni uko muri rusange numva ntuje kandi ibintu bikaba byoroshye. ni akazi k'ikipe yose, ntabwo ari njyewe jyenyine, murabibona. ikindi umutoza wanjye w'abanyezamu aramfasha cyane, ndetse n'umutoza mukuru wanjye aramfasha cyane kuko turavugana igihe cyose. njye icyo ngomba gukora nuko ngomba kwita ku kazi kanjye kugira ngo mpere Rayon Sport ibyo ikwiriye kubona. kugahimbaza musyi mpabwa n'ibintera akanyabugabo. urabibona iyo ugiye mu kibuga uvuga ngo ntabwo nshaka kwinjizwa igitego, bakaguha amadolari 100. ugomba gukora ibishoboka byose ntiwinjizwe igitego. ubundi igitumye turi hano ni akazi ngo twerekane n'ubuhanga bwacu. rero biriya ni uburyo bwo kutwongera icyizere ku bakinnyi, kandi turishimye ku bwa perezida. urabibona ko dutanga ibishoboka byose ku ikipe ndetse natwe ku giti cyacu. Kadimi Kimogizi uwo ari we ubu akaba atandukanye n'umwaka ushize, ni ugukora cyane ndetse nkanaruhuka. ndi hano ndakora cyane buri munsi, njye nkunda gukora cyane. ntabwo ibitekerezo byanjye biri mu Rwanda, ndifuza kujya gukina mu kindi gihugu.
nawe urireba ukabona ikibazo gihari ko ari ugukora ndetse ukanihangana ko umwaka ushize nanyuze muri byinshi rero niyo mpamvu byatumye mba uwo ndiwe ubu ngubu icyo ndimo gukora ni ukwibanda ku kazi kanjye. Je me concentre sur mon travail. Je focus beaucoup de choses. Umukino wa derby uzaba umeze nk'iyindi yose gusa kuba ari derby ntabwo biba byoroshye. Nitubishyira mu mitwe yacu umukino uzagenda neza, tugomba kubyoroshya tugakina twitonze. Ni nka derby twatsinze umwaka ushize tubatsinda ibitego 2-0. Ntabwo nshaka ko bazantsinda kandi ndabizi neza ko batazatsinda. Il m'a gagné 2-0. Cette année-là, je veux pas il me gagne. Inch'Allah, il va pas me gagner, Inch'Allah. Mwabumvisha abakinnyi ba Rayon Sport zandani zihari muri Rayon Sport rero ngaba nimuzibwira abantu rero uburyo zimeze mbere yuko bitegura umukino wabo w'umunsi wa 11 nako umukino w'ikirana n'ikipe ya Muhazi. ngira ngo amakuru y'ingenzi aramutse avugwa muri ikipe ya Rayon Sport wenda abariyo bakeneye kumenya mu rwego kwitegura umukino bafite ku munsi w'ejo na Muhazi ndetse n'umukino ku munsi wo kuwa gatandatu Thousand Hills Derby nuko ikipe ya Rayon Sport burya nubwo babonaga prime ku gihe ariko imishahara ntabwo bayibonaga. Abantu babanza bamenye ko abakinnyi ba Rayon Sport bagejeje burya hafi muri miliyoni ya prime de match bahabwaga, kurabizi ko byari 100 muri match 8 ariko hari imikino bagendaga babukubira kabiri. Rumvikana rero miliyoni byibura buri mukinnyi yarayifite mu bijyanye n'agahimbaza musiki kuri buri mukino. Ubwo wareba nk'umuzamu no Kadimu Ndiaye wahabwaga amadolari 100, rumvikana ko we ayari kugeza muri miliyoni hafi ebyiri. Ubwo rero iyo prime niyo yari batunze cyangwa se bafashaga muri iyi minsi. Ariko mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri Ruvuyanga buri mukinnyi wa Rayon Sport yaba iy'abagabo n'iy'abagore yabyutse kuri konti ye asangaho imishahara y'amezi abiri bayaherewe rimwe. Urumva ni ukwezi kwa 10 n'ukwezi kwa 11 babahereye rimwe. Bivuze ngo nta mukinnyi muri Rayon Sport ubu ngubu ufitiwe ikirarane cy'umushahara, amezi abiri bayaboneye rimwe. Baravuga ko motivation nziza urumva bareba nyine barimo barabikora kugira ngo bajye muri derby muri mukinyi wese ari tayari mu mutwe. Ni timing nziza baravuze ngo reka tube turetse ko yabaha kuko bari kubona prime ntabwo byanze bikunze bafite crise, ntabwo bakinnye cyane tuzayabahe tubari gutegura match ya APR na Rayon Sport. Nyuma yo kureba bagasanga n'ubundi aba bakinnyi b'Abareyo bari gukina cyane muraroma bona bari hejuru wenda bijyanye n'izo prime bagiye bazamura, ariko no bagiye kujya muri derby bafite n'ibirarane cyangwa se imishahara bayihawe. Birumvikana ko ntawe ufitiwe ikirarane rwose, no kwifotora no ko bari guseka bari guseka. Hanyuma rero ubwo icyo kirarangiye Axel cyurenza ku mishahara birasobanutse. Imishahara iri kuva kuri Gate Collection bamaze iminsi barimo barabona, ni ukuvuga ngo amafaranga ava ku bibuga ndetse yewe n'amafaranga ubuyobozi bushya bakusanyije kugira ngo uko barebye bavuga ngo ntidutegereza ko kubahereza ukwezi kumwe, reka tuhere rimwe amafaranga avuye kuri Gate Collection ndetse n'amafaranga bishatsemo abayobozi bushya bw'ikipe ya Rayon Sport. Aho niho amafaranga yavuye, amafaranga yo kubibuga uko abafana barimo baraza ku mikino Rayon Sport yakiriye, ndetse nabonye no ku munsi w'ejo bashishikariza abantu n'itike y'ejo yo kuri Muhazi nabonye ya make ari 3. Abafana bari kuza ku bwinshi, amafaranga Rayon Sport irabona. Abantu ko baribaza ko minsi yashize bavuga ko mu kigega cya Rayon Sport cyangwa se kuri konte amafaranga ari kuva ino ngo amafaranga bamaze iminsi barimo barabona ku bibuga, hanyuma n'amafaranga ubuyobozi bushya bwazemo kugira ngo batangirire muri mudu nziza. Baravuze ngo nta mpamvu ko dutangira manda yacu turi ikipe igendera mu birarane, tugenda tuvuga ngo ukwezi kumwe ukwezi gutatu ukishyura kumwe ari kwakira umukuru. Navuga ngo reka ibyiza byose tubivanire mu nzira, hanyuma twebwe turangizanye tugasoza umwaka turi mu birarane, kuko urumva mu kwa mbere Mercato nibongera gufungura burya biba byiza iyo mutangiye indi Mercato, mutangiye irindi gura n'igurisha, ibibazo mwari mufite kuko urumva ntago ari ibiraranirwa by'imishahara gusa, abantu babyumve neza. Attention barimo n'amarekrita, harimo n'abantu bari bagifite ibirarane by'amarekrita by'amafaranga baguzwe batahawe yose. Ubwo rero ni ikintu cyiza cyane mu by'ukuri kugira ngo n'indi Mercato izajye kuza nta kindi kibazo cy'ibirarane kirimo mu kwezi kwa mbere. Ikindi rero tunihuta kugira ngo tugere kuri APR nuko umukinnyi Omar Nying mwayibonye ko mu cyumweru gishize yatangiye imyitozo ku ruhande, ariko iki cyumweru aratangira imyitozo na bagenzi be full arabarimo. Icyumweru kigeze hagati kugera ejo ntabwo bakoze. Uyu munsi rero Rayon Sport kuri imyitozo biteganyijwe ko aza gukorana na bagenzi be neza imyitozo yuzuye. Ku mukino ku munsi w'ejo ashakuza kuba ari mu bakina 18 nubwo atakina umukino, ariko bamutegurira ko azagaragara mu kibuga ku munsi wa gatandatu. Axel yabibonye pe, Rayon Sport igaragaje uburyo bari kugura amatike, ariko ko Axel yabivuze niko bimeze.
rwose ngo barabidusharinze Hari n'aba- ntabwo Reka bisubiramo. nabo ni IPPS nabo banyuze. Uko yabivuze niko bimeze kwa kundi bivuze niko bimeze rwose ya IPPS nabo banyuzemo Skybox 100%, VVIP sold out 100%, executive seat 50 50%, VIP 51% mu gihe